Yesu ashimwe. Mureke muri uyu mwanya dufatanyirize hamwe gushimira Imana kubw'amahirwe iduhaye kugira ngo twige ijambo ryayo. Njya nkunda kubivuga impamvu ndetse n'akamaro kuko gushimira Imana mbere yuko abantu dutangira twimbika mu cyigisho. Iyo dusomye ibyanditswe byera bitwereka intambara ikomeye iri hagati ya Kristo ndetse na Satani, bitwereka ipica ndetse n'imiterere yayo. Ibyanditswe byera nanone bigaragaza umumaro wo kubyiga ndetse bikagaragaza imbaraga bifite muri iyi nama y'agakiza. Byerekana ubushobozi bifite byo gukura umuntu mu cyaha bikamujyana mu gukiranuka. Niyo ntwaro yonyine iri kuri iyi si ishobora gutandukanya umuntu n'icyaha cye. Niyo mpamvu Satani wifuza yuko abantu baba imbohe ze. Satani wifuza yuko abantu bose baba mu bubata bwe. Ntabwo ibyanditswe byera abikunda. Niyo mpamvu akoresha ibinyoma byo gukiranirwa kugira ngo ibyanditswe byera bye kugira imbaraga ku bantu babyumva. Byanyuze mu kwambura ijambo ry'Imana imbaraga kugira ngo icyaha kize mu isi. Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ahantu hose hahawe umwanya ibyanditswe byera icyaha kirabura. Niyo mpamvu ahantu hose hahawe umwanya ibyanditswe byera Satani nta jambo ahagira. Niyo mpamvu buri gihe cyose arwanya uyu murimo wo kwiga ibyanditswe byera. Ntabwo ukorwa aho Satani yicaye ari mu bitwenge, ahubwo aba afite umujinya kandi arakajwe nuko ijambo ry'Imana riba rigiye kwigwa. Niyo mpamvu mu gihe Imana iba yaduhaye amahirwe nk'aya ngaya, mu bintu biba byarakaje Satani, ibihe nk'ibi ngibi bikaboneka, kandi dukomeza kuzirikana yuko ibimenyetso by'ibihe biri kwerekana yuko n'ibi nabyo bigiye kugera ku iherezo. Ni amahirwe atangaje kuba iki gihe ijambo ry'Imana rikiri kubwirizwa, kuko Satani aba ari gukora ibitandukanye, byinshi bitandukanye bituma ijambo ry'Imana ridashobora kuba ryavugwa. Rero nshuti muvandimwe, nyemerera twubahe Imana, tuyishimire cyane kubera yuko iba yabanye natwe kandi iraza gukomeza kubana natwe muri iki cyigisho cyose. Tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo imbabazi zirangira ku basigaye. Nyemerera twubahe Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, aka kanya tunejejwe no kwishyira mu biganza byawe ngo ubwo tugiye kwiga ibyanditswe byera ubane natwe kandi ubidusobanurire. Mwuka wera akorere muri twe kugira ngo bizane impinduka zo gukiranuka, kandi ibi byanditswe byera bibumbuwe imbere yacu. Nyagasani turakwinginze cyane kugira ngo bikore umurimo wabyo muri twe, kandi bizabe intandaro yuko tubona ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu, amen. Imbabazi zirangira ku basigaye. Nshuti muvandimwe, ntabwo nzi icyo uri cyo, wowe wagize amahirwe yo kuba ugiye kwiga iki cyigisho, ariko ndifuza ko iki cyigisho rwose kikugirira umumaro, by'umwihariko muri iyi minsi dusohoyemo. Iyo ibyanditswe byera mu nshamake
ndabivuga nahuranya kubw'igihe gitoya, ntabwo ndibuze gusobanura buri kantu kose mu buryo bwimbitse. Niyo mpamvu hano ndatinda ku bintu by'ingenzi cyane kuruta ibindi muri iki cyigisho. Iyo tuvuze abasigaye, mu by'ukuri ni kimwe n'abadivantise b'umunsi wa karindwi. Aha rero tugiye kwigira hamwe uburyo imbabazi zizarangira ku badivantise b'umunsi wa karindwi. Ni ikibazo abantu benshi cyane bajya bakunda kwibaza. Bamwe bakibaza bakavuga ngo mbese itegeko ry'icyumweru niritangazwa imbabazi zizaba zirangiye ku badivantise umunsi wa karindwi? Benshi bajya bakunda kwibaza iki kibazo. Niyo mpamvu muri aka kanya nifuza yuko iki cyigisho gihinduka igisubizo kuri icyo kibazo abantu bajya bakunda kwibaza. Turaza kurebera hamwe n'ibindi bintu mu by'ukuri Imana iri gukorera abadivantiste b'umunsi wa karindwi muri iki gihe mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Niyo mpamvu nshuti muvandimwe, ndifuza yuko Imana ibana natwe muri aka kanya kugira ngo tuze kumvira ku murongo w'icyo Imana yifuza kutubwira. Tuze gusobanukirwa n'icyo Imana yifuza kutubwira muri iki cyigisho. Iyo dusomye igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 13 uhereye ku murongo wa 14, hari amagambo avuga ngo iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa, ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Itera bose, aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Nshuti muvandimwe, ntabwo ndibuze gutinda kuri ubu buhanuzi buboneka mu byahishuwe igice cya 13, ariko ndifuza yuko turebera hamwe ikintu kizazana irangira ry'imbabazi ku isi yose. Nk'uko turaza kubibona muri iki cyigisho, nuko irangira ry'imbabazi ku isi yose muri rusange rizazanwa n'itegeko ry'icyumweru. Itegeko ry'icyumweru niryo rizatuma imbabazi zirangira. Ni ukuvuga ngo guhatira abantu kuruhuka ku munsi w'icyumweru ari byo bigereranywa no guhatira abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko ikimenyetso cy'inyamaswa mu buryo bwahuranyije ni ukuruhuka ku cyumweru. Niyo mpamvu ni itegeko ry'agahato risaba abatuye isi bose kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru nk'umunsi w'ikiruhuko. Niyo mpamvu iki gikorwa nikibaho, aya mateka nabaho, turaza kubibona ko ari byo bizazana kurangira kw'imbabazi kw'abatuye isi yose muri rusange. Niyo mpamvu icyo tubona, turaza kubona inyamaswa ikomotse mu nyanja ariyo ubupapa, tukabona inyamaswa ikomotse mu gitaka ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tukaza kubona abari mu isi bakora igishushanyo cy'inyamaswa. Iki gishushanyo cy'inyamaswa gihagarariye amadini ya giprotestanti azasaba leta gushyigikira amahame n'inyigisho by'ayo madini. Ibyo nibyo bizitwa igishushanyo cy'inyamaswa. Bityo ubutegetsi bwa leta ndetse n'ubw'idini bizafatanyiriza hamwe mu by'ukuri guhatira abantu
kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu nshamake ni uko binyuze mu kwifatanya kw'amadini ya giprotestanti muri Amerika ndetse na leta ya Amerika bizahatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Ariko ibyo bintu ntabwo bizabera muri Amerika gusa, ahubwo bizaba ku isi yose muri rusange. Ibihugu byose bizahita ko byigana icyo gikorwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizaba zikoze, maze nazo zihate umudendezo, zihatira abantu kunyuranya n'umudendezo wo gukurikiza umutimanama wabo mu gusenga ku munsi wa mbere w'icyumweru. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko ibi ngibi bizarangira bikuyeho kugura no kugurisha. Bigaragaza yuko ubwoko bw'Imana buzakurirwaho ubufasha ndetse n'inkunga bwabonaga, maze isi ikabukuraho amaboko. Kandi nanone iri somo twasomye ryerekana akarengane gakomeye cyane kazaba kuri iyi si mu gihe ayo mateka azaba ari kubaho. Iyo tugiye kubona rero ubu butumwa buhatira abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi bugasaba yuko abatuye isi baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ndifuza kukubwira yuko ubu butumwa bitewe n'ingaruka ijuru ryabonye bizagera ku bantu bazaba bari kuri iyi si. Ijambo ry'Imana ryohereje ubutumwa bwikubagaho, buza buri mu ijwi rirenga, buza buburira abantu, buza bumeze nk'impuruza, buza butanga umuburo ukomeye cyane, bubuza abantu. Reka tubisome mu Byahishuwe igice cya 14 umurongo wa 9. Hari amagambo avuga ngo Malaika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, agashyirwa n'ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza, uwo niwe uzanywa ku nzoga niyo mujinya w'Imana yiteguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Umwotsi wo kubabazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro, abaramya ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese ushyirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Iyo dusomye Ibyahishuwe 14 uhereye ku murongo wa 9 kugeza umurongo wa 11, nubwo uhereye ku murongo wa 6 w'icyo gice cya 14 tuhabona ubutumwa bw'abamarayika batatu. Ubutumwa bw'abamarayika batatu buza butanga umuburo ukomeye cyane ku batuye isi, bubateguriza kwirinda kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga cyangwa mu kiganza, kandi akaba ari ubutumwa bubategurira bubarinda kuzaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Mu bundi buryo ntabwo iki gikorwa kizabaho muri ibi bihe bya nyuma ari igikorwa kinejeje Imana. Ndetse nk'uko twamaze kubisoma, nuko Malaika wa gatatu avuga amagambo ateye ubwoba aburira abatuye isi, aravuga ati, nyabuna ndabinginze ntihazagire umuntu uramya inyamaswa, ntihazagire umuntu uramya igishushanyo cyayo, kandi ndabinginze ntihagire umuntu wo mu isi uzakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ntekerezo ze, mu ruhanga rwe, cyangwa ngo mu by'ukuri mu kiganza. Twese nk'uko twabibonye, inyamaswa ivugwa hano ni ubupapa, ariyo nyamaswa yakomotse mu nyanja nk'uko abaprotestanti bose babivuga, uretse ko ab'iki gihe bihakanye ibyo basigiwe, umurage basigiwe na ba sekuruza babo, maze ab'iki gihe akaba ari igisekuru gishya cyamaze kwihakana umurongo wa giprotestanti. Ariko abaprotestanti bose, haba ari ba Martin Luther, haba ari ba Yohani Knox, haba ari ba Wesley bashyizeho abametodiste, haba abaprotestanti bose,
uko bagiye bahamya iyi nyamaswa bavuze ko ari ubupapa. kandi nanone iki gishushanyo cy'inyamaswa nk'uko nabivuze gihagarariye amadini ya giprotestanti azahasaba leta ya Amerika gushyigikira amahame n'inyigisho byayo, bityo leta igahatira abantu kunyuranya n'umudendezo wo gukurikiza umutimanama. Abantu bagahatirwa gusenga ku cyumweru ariko kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Nshuti muvandimwe, n'ubwa mbere ahari nsa nk'usomye iri somo muri Bibiliya, n'ubwa mbere ndisomye ahari birashoboka yuko hari ahandi bishobora kuba byanditse wenda ntarasoma, ariko iri somo nararisomye nge numva rinteye ubwoba. N'ubwa mbere Imana igaragaza urubanza, n'ubwa mbere mbibonye ahari bishobora kuba byanditse, ariko n'ubwa mbere nsomye isomo rigaragaza urubanza rw'Imana mu byiciro bibiri, aho berekana yuko abantu bose bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa kandi bakaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Abo bantu bagomba kunywa ku nzoga iri mu gacuma k'umujinya w'Imana, iteguwe idafunguwemo amazi. Ibyo turaza kubibona mu buryo bwahoranyije ko ikivugwa ari ibyago birindwi, ari byo umujinya w'Imana wuzurira. Kuzura k'umujinya w'Imana biratangaje. Buri gihe cyose abantu bakora ibyaha bakarakaza Imana, abantu bakora ibyaha Imana ikagaragaza kwihangana, ariko hano bigaragaza yuko iki cyaha kizakorwa aricyo kizuzuza umujinya w'Imana, aricyo kizashyiraho iherezo ku murimo Kristo ari gukora mu buturo bwera bwo mu ijuru, maze ku bw'iki cyaha uyu murimo ukagera ku iherezo. Niyo mpamvu Malaika aratangaza akabuza abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Arabwira yuko uzakira ikimenyetso cy'inyamaswa akaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, uwo muntu agomba gusukirwa ibyago birindwi. Nanone ntabwo Malaika atangaza iby'ibyago birindwi, Malaika wa gatatu atangaza iby'ibyago birindwi gusa, ahubwo aranagenda akavuga urupfu rw'iteka ryose abantu bazapfa, aribwo Bibiliya urupfu Bibiliya yise urupfu rwa kabiri, ubwo nyuma y'imyaka 1000 abantu bazakongorwa n'umuriro. Nanone yerekana yuko abantu bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa kandi bakaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Abo bantu bazakongorwa n'umuriro, bazapfa urupfu rw'iteka ryose. Niwo muburo ukomeye cyane Malaika wa gatatu atanga ahereza abatuye isi bose muri rusange. Nshuti muvandimwe, hari andi masomo tugiye gusoma aboneka mu Byahishuwe igice cya 15 umurongo wa mbere. Aravuga ngo mbona mu ijuru ikindi kimenyetso gikomeye gitangaza, nicyo bamalayika barindwi bafite ibyago birindwi, nibyo by'imperuka, kuko muri byo arimo umujinya w'Imana wuzurira. Ijambo ry'Imana ryahuranya Ibyahishuwe 15 umurongo wa mbere, byahuranya neza bigaragaza yuko ibyago birindwi arimo umujinya w'Imana wuzurira. Bishatse kuvuga ngo igikombe cy'umujinya w'Imana kizuzura igihe ibyago birindwi bizatangira gusukirwa, kandi ku isi ikizazana gusukwa kw'ibyago birindwi ni uguhatira abantu kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Ni iri tegeko ry'agahato rizahatira abantu kuruka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Iri tegeko ry'agahato niryo rizatuma ibyago birindwi biza ku isi, kandi igihe cy'ibyago birindwi ni igihe Imana izaba yarekuye imiyaga, nk'uko tubisanga mu Byahishuwe igice cya 7. Igihe Imana izarekura imiyaga, abantu b'Imana bamaze gushyirwaho ikimenyetso. Nanone iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere, mu gihe cy'amakuba atigeze kubaho kuva umuntu yaremwa, kuva isi yabaho, ijambo ry'Imana ryerekana yuko Mikayeli azahagarara. Mikayeli uzahagarara ubu ari gukorera imbere y'Imana mu buturo bwera bwo mu ijuru, mu cyumba cy'ahera cyane, aho asabira abanyabyaha. Bityo ikimenyetso cy'inyamaswa kizazana iherezo ku murimo Kristo ari gukora mu buturo bwera bwo mu ijuru. Kandi imbabazi zaratanzwe,
abantu barihanganirwa kugira ngo abantu bitegure ibihe bikomeye cyane by'amakuba ari imbere azazanwa n'ikimenyetso cy'inyamaswa no guhatira abantu kuruhuka ku munsi wa mbere w'icyumweru. Nshuti muvandimwe, iyo dusomye ibyahishuwe igice cya 16 umurongo wa 1 n'uwa 2 hari amagambo avuga ngo, numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika barindwi riti, nimugende musuke mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Uwa mbere aragenda asuka urwabya rwe mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo, bafatwa n'ibisebe bikomeye bibi. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko ibyahishuwe 16 hose baravuga ku nyamaswa, ndetse uburyo abantu bazaramya igishushanyo cy'inyamaswa kandi bakaba bafite ikimenyetso cyayo, bose bagomba gusukirwa ibyago 7. Nanone iyo tugiye kureba mu byahishuwe 18 umurongo wa 5 hari amagambo avuga ngo, numva uhereye ku murongo wa 4 hari amagambo avuga ngo, numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko ibyaha byawo byarundanijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwabo. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko igihe mu by'ukuri hagomba kubaho umuburo urarikira ubwoko bw'Imana bukiri muri Babuloni kuyisohokamo, kugira ngo icyambere be kwifatanya mu byaha byabo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, be gufatanya ibyago Babuloni izahanishwa, ari byo byago 7. Niyo mpamvu hari ubutumwa bukomeye cyane mbere yuko ibi byago bisukwa burarikira abantu bose ubwoko bw'Imana bukiri mu madini ya Babuloni kuyasohokamo, maze bukifatanya n'ubwoko bw'Imana buzaba buriho muri icyo gihe ku isi, maze bugahurira mu mubiri umwe, ari buryo torero ry'Imana, ari bo bantu Imana Kristo azagaruka akabajyana mu ijuru nk'itorero rye riboneye kandi ryera ritunganye. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko itegeko ry'icyumweru ari ryo rizatuma ibyaha by'abatuye isi birundanywa bikajyanwa mu ijuru, maze Imana igasura iyi si yacu ikayisurisha ibyago 7 nk'uko byagenze kuri Sodomu na Gomora. Turabisoma mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 20. Dusoma amagambo avuga ngo, Uwiteka aravuga ati, ubwo gutaka kw'abarega Sodomu n'i Gomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko hari igihe abantu bajya buzuza igikombe cyo gukiranirwa, kandi icyo gihe Imana ibigomba kubasura. Imana ibigomba kubasura nuko Imana yasuye Sodomu na Gomora. Ni nako ijambo ry'Imana rigaragaza yuko bitewe n'icyaha cyo kwica itegeko rya 4, maze abantu bagasenga ku munsi Imana itegeze ivuga, abantu bagasuzugura isabato, nk'uko ijambo ry'Imana ribigaragaza ngo ukwihangana kw'abera kuri kwitondera amategeko y'Imana no kugira kwizera nk'ukwa Yesu, no kugira kwizera kwa Yesu. Ijambo ry'Imana ibyahishuwe 14 umurongo wa 12 herekana yuko uruhande rw'abantu b'Imana cyangwa se abera bagomba kuba bitondera amategeko y'Imana kandi bafite kwizera kwa Yesu. Bishatse kuvuga yuko uruhande rw'abantu b'Imana bazaba bumvira amategeko y'Imana. Bisobanuye yuko abantu bose bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa bo bazaba basuzugura amategeko y'Imana. Niyo mpamvu gusuzugura amategeko y'Imana kandi bagasuzugura itegeko rya 4 ari cyo kimenyetso cy'Imana, iri tegeko bizatuma isi ijya mu kaga gateye ubwoba, kandi ikizakurikira ako kaga nuko ibihano by'Imana ari byo byago 7 bigomba gusukirwa ku bantu baramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi bakakira ikimenyetso cyayo mu ruhanga ndetse no mu kiganza cy'iburyo. Kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa mu ruhanga nuko imigambi ya Roma ikubiye hamwe kandi ikaba yifubitsemo itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru,
bizacengezwa mu ntekerezo z'abantu bikagaragarira mu kubishyira mu bikorwa, ari byo byitwa gushyira ikimenyetso mu kiganza. Ikimenyetso cy'inyamaswa mu kiganza ni uko ibyo Roma izasaba abantu, amahame cyangwa se imigambi Roma izategura ikubiyemo no kuruhuka ku cyumweru izacengezwa mu ntekerezo z'abantu hakoreshejwe uburyo butandukanye. Bityo abagiye biyegurira ni ruto ruto iby'isi iri gusaba bizasanga bitabagoye kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa ndetse no kuramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Niyo mpamvu tugomba gutandukana n'isi, tugomba kwiga ijambo ry'Imana rikadufasha gusobanukirwa no guhishurirwa imitego ya Satani muri iyi ntambara iheruka, kubera yuko ikimenyetso cy'inyamaswa ni ntabwo buzacya mu gitondo abantu bahitamo kuruhuka ku cyumweru, ahubwo hari imbanzirizamushinga, hari ibigomba gukorwa mbere y'uko icyumweru gitangazwa gishyirwaho. Niyo mpamvu icyo Satani azahemba abahisemo ibyo Roma byose ivuga, Satani azabahemba kuruhuka ku cyumweru. Iyo dukomeje dusoma amagambo aboneka mu gitabo muri Zaburi 119 umurongo w'126, amagambo avuga ngo igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye kuko bahinduye ubusa amategeko yawe. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko amategeko y'Imana nahindurwa ubusa, tuzaba tugeze mu gihe azaba ari igihe gisohoye cyo gukora ku Uwiteka. Nanone iyo dusomye amagambo aboneka mu ntambara ikomeye page 140 aravuga ngo ibi byago ntabwo ari rusange, bitabaye ibyo abatuye ku isi barimbukira rimwe, nyamara hazaba hari ibiteye ubwoba bikabije bitigeze kumenywa n'umwana w'umuntu. Ibyago byose bizagera ku bantu, imbabazi ziri hafi kurangira, bizaba bivanzemo n'imbabazi. Amaraso ya Kristo yaviriye umunyabyaha amukingira igihano cy'ibyaha bye, ariko mu rubanza ruheruka umujinya w'Imana uzasukwa ku munyabyaha uzaba utangaje utarimo imbabazi. Aya magambo dusoma mu ntambara ikomeye yerekana yuko mu gihe giheruka umurimo Kristo ari gukora mu buturo bwera bwo mu ijuru nurangira, ku isi hazaza amakuba atarimo imbabazi z'Imana. Nshuti muvandimwe, ndifuza kukubwira ko ibi bintu bitigeze bitungura Imana. Imana yarabyitegereje, ibona yuko iramutse idafashije abantu nta n'umwe wazarokoka muri iki gihe cy'amakuba. Niyo mpamvu mu bwoko bwayo ari bo Badivantisi umunsi wa karindwi, ari nabyo turimo kwiga ikijyanye n'irangira ry'imbabazi ku basigaye. Hari ibintu Imana iri gukora mbere y'uko ibi bihe bigera. Hari ibintu biri gukorwa mu Badivantisi umunsi wa karindwi, hari ibintu Imana iri gukora mu Badivantisi umunsi wa karindwi mbere y'uko ibi bihe bigera, mu rwego rwo kugira ngo itegure Abadivantisi umunsi wa karindwi kuzahangana n'ibi bihe bikomeye cyane, kuzakomeza umurimo wo gukiranuka, kandi bakazakoreshwa n'Imana batanga ubutumwa bwa Malaika wa gatatu mu muburo uheruka, kandi nanone bakazahabwa imvura y'itumba izabateguriza guhagarara imbere y'Imana nta muhuza, imvura y'itumba izatuma bahangana n'akarengane, imvura y'itumba izatuma babwiriza mu ijwi rirenga ubutumwa buheruka. Niyo mpamvu ibyo bintu ntabwo Imana izabikora igihe itegeko ry'icyumweru rizatangarizwa, ahubwo ibyo bintu bigomba gukorwa mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Ndifuza kubabwira umurimo w'Imana uri mu byiciro bitatu Imana iri gukorera mu Badivantisi umunsi wa karindwi. Hari umurimo Kristo ari gukora mu buturo bwera bwo mu ijuru, ntabwo ndibuze kubivugaho. Hari umurimo w'isuzuma rubanza no guhongerera ibyaha by'abantu no gutandukanya abantu n'ibyaha byabo. Uwo murimo uri kubera mu buturo bwera bwo mu ijuru, aho Imana iri gufasha abatuye isi gutandukana n'ibyaha byabo
kandi ibyo byaha byabo bikabakurwaho, no mu buturo bwera ibyo byaha bigahanagurwa. Ntabwo ndi buze gutinda kuri uwo murimo muri iki cyigisho, ahubwo muri aka kanya tugiye kurebera hamwe ibintu biri kubera mu badivantisi umunsi wa karindwi, kandi bikozwe n'Imana mu rwego rwo kubateguriza itegeko ry'icyumweru no kuzabaho nta muhu igihe imbabazi zizaba zarangiye. Nicyo gihe abakiranutsi bazahagara imbere y'Imana batakigira umuhuza. Bityo rero ibyo bintu byose Imana yarabyiteguye, kandi nibyo tugiye gukomeza kwiga. Kimwe mu bintu bya mbere Imana yakoze kandi gikomeye cyane ni umurimo w'ijwi rirenga uri kubera mu itorero ry'abadivantise b'umunsi wa karindwi. Hari akamaro k'umurimo w'ijwi rirenga riri kubera mu itorero ry'abadivantise umunsi wa karindwi, kandi iri jwi rirenga rifitanye isano n'itegeko ry'icyumweru. Kandi itegeko ry'icyumweru ritangazwa, iri jwi rirenga riri mu badivantise umunsi wa karindwi rizahinduka umurimo uheruka. Niyo mpamvu dusoma amagambo aboneka muri Yesaya 58 umurongo wa 1 n'uwa 2, amagambo avuga ngo: shyira ejuru uvuge cyane, we kugerura, rangurura ijwi ryawe nkikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Mu gihe giheruka inzu ya Yakobo n'abadivantisi umunsi wa karindwi, nubwo ubutumwa buheruka bugomba kubwirizwa isi yose muri rusange, ariko by'umwihariko inzu ya Yakobo igomba kubwirwa ibicumuro byayo. Bene Yakobo bo mu gihe giheruka bagomba kubwirwa ibyaha byabo. Kandi uyu murimo wo kumenyesha ibicumuro ubwoko bwa Yakobo no kubamenyesha ibyaha byabo niwo murimo ugomba kuvugwa mu ijwi rirenga. Nshuti muvandimwe, abadivantisi umunsi wa karindwi bagomba gukorerwa umurimo ukomeye cyane wo kwezwa no gutandukana n'ibyaha byabo mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Hari umurimo udasanzwe wo kwezwa no gutungana ugomba gukorerwa mu badivantisi umunsi wa karindwi. Hari umurimo udasanzwe n'imiburo ikomeye cyane igomba kubwirwa abadivantisi umunsi wa karindwi mbere y'uko kiriya gihe kigera cy'itegeko ry'icyumweru. Niyo mpamvu Imana irifuza kubwira ubwoko bwayo bwo mu gihe giheruka ibyaha byabo, mu rwego rwo kugira ngo ibafashe kwihana. Kandi ibyanditswe byera, Yeremiya igice cya 3, iyo dusomye uhereye ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13, ijambo ry'Imana ryerekana yuko icyo Imana ikeneye kuri Isiraheli ariko bemera ibyaha byabo, kandi nibemera ibyaha byabo bakiyemeza kubicikaho, Imana yiteguye kubababarira. Niyo mpamvu nshuti muvandimwe, abadivantise bakeneye kumenyeshwa ibyaha byabo n'uburyo bicamo amategeko agenga ubuzima bwabo. Abadivantise bakeneye kumenyeshwa yuko kurya inyama, kunywa ikawa, gukoresha ibikomoka ku matungo harimo amata, harimo n'ibindi bintu, ibyo bintu byose bitajyanye n'ukuri kw'iki gihe, kandi ibyo bintu byose ari icyaha, bizazanira abantu kurimbuka mu gihe badashaka gutandukana nabyo. Hari imiburo ikomeye cyane ikeneye kubwirwa abadivantisi mu mibereho yabo, aho bagomba gutura, ibyo bagomba kurya, ubuzima bagomba kubaho, buri kantu kose, uburyo bakwiriye gusenga. Abadivantisi muri iki gihe bagomba gutanduka uburyo bakwiriye kwivuza. Abadivantisi muri iki gihe hari imiburo ikomeye cyane bagomba kubwirwa, bakamenyeshwa ibyaha byabo mu rwego rwo kugira ngo batandukane nabyo, kandi kubw'ubuntu bw'Imana, Imana ibeze, ibaboneze, ibatunganye, ibategurira iminsi ikomeye cyane iri imbere. Niyo mpamvu dusoma amagambo avuga ngo: igihe cyo kugeragezwa kiratwugarije, kuko ijwi rirenga rya Malaika wa 3 ryatangiriye mu ihishurwa ryo gukiranuka kwa Kristo, umucunguzi ubabarira ibyaha. Iyi ni intangiriro y'umucyo wa Malaika wari ufite ubwiza buzakwira isi yose. Ni umurimo wa buri wese wakiriye umuburo
kwerereza Kristo akamugaragariza abatuye isi nk'uko yahishuriwe mu bishushanyo byasuraga umurimo we, nk'uko yerekanwa n'ibyahishuriwe abahanuzi, kandi nk'uko byahishuriwe mu nyigisho yahaye abigishwa be no mu bitangaza yakoreye abana b'abantu. Rondora mu byanditswe kuko ari byo bimuhamya. Nshuti muvandimwe, aya magambo turasoma mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe umugabane wa mbere paje 290. Herekana yuko ijwi rirenga uyu murimo waryo watangiye binyuze mu guhishura kwa Kristo gukiranuka kwacu. Ibi ngibi birerekeza ku butumwa bwo gutsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera bwabwirijwe icya 888. Ni ubutumwa bugamije gutegurira no kugaragariza abatuye isi ko Kristo ababarira umunyabyaha wese wihana, kandi umunyabyaha akakira imbabazi Kristo atanga binyuze mu kwizera. Nshuti muvandimwe, ubu butumwa bugomba kubwirizwa abadivantiste maze bagatandukana n'ibyaha byabo, kandi bukabwirizwa n'abatuye isi bose muri rusange. Bityo rero uyu murimo ukomeye cyane w'ijwi rirenga uri kubera mu badivantiste umunsi wa karindwi. Icya kabiri ni umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso. Uyu murimo wo gushyirwaho ikimenyetso nawo mu badivantiste umunsi wa karindwi ugomba kubanziriza itegeko ry'icyumweru, kubera yuko biri mu buryo Imana yateguye bwo gufasha abantu kuzashikama mu gihe cy'itegeko ry'icyumweru ndetse no mu gihe cy'ibyago birindwi. Iyo dusomye igitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka agasubika 805 karavuga ngo ubwo buri mwizera wo mu bwoko bw'Imana wese azaba akimara gushyirwaho ikimenyetso ku ruhanga rwe, si kashe cyangwa ikimenyetso gishobora kugaragara, ahubwo ni ugushyira ukuri mu bikorwa buri munsi, haba mu buryo bw'ubwenge n'ubw'iby'umwuka, ku buryo udashobora gutandukana nabyo. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma ritubwira yuko uku gushyirwaho ikimenyetso ari ugushyira ukuri mu bikorwa buri munsi, haba mu buryo bw'ubwenge n'iby'umwuka. Ni ugushyira ukuri mu bikorwa buri munsi, haba mu buryo bw'ubwenge ndetse n'iby'umwuka, ku buryo umuntu adashobora gutandukana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Nicyo bita gushyirwaho ikimenyetso. Nuko ukuri gushyirwa mu muntu mu buryo bw'iby'ubwenge ndetse n'iby'umwuka kugeza ubwo adashobora gutandukana nabyo. Igihe ubwoko bw'Imana buzaba bukimara gushyirwaho ikimenyetso buteguriwe ishungura nibwo rizaza. Mu by'ukuri ryaratangiye. Mu gihe ubwoko bw'Imana buzaba bumaze gushyirwaho ikimenyetso cyo kubategura ishungura nibwo rizaza. Rero ahangaha herekana yuko iri shungura rivugwa ni itegeko ry'icyumweru. Nanone baza kuvuga yuko ishungura ryatangiye. Iri shungura ni ryo tugiye kureberaho nanone nk'urugero rwa gatatu. Ikimenyetso cy'Imana ihoraho gishyirwa ku bitondera isabato y'Uwiteka babikuye ku mutima. Nshuti muvandimwe, ntabwo ikimenyetso cy'Imana gishobora gushyirwa ku muntu wica isabato. Niyo mpamvu ikimenyetso cy'Imana abantu bose bitondera itegeko rya 4. Buriya nk'uko Imana ibishaka baba bagaragaje yuko bashobora kumvira Imana kandi bakitondera n'andi mategeko yose y'Imana. Baba bagaragaje yuko bereshejwe kumvira ukuri. Niyo mpamvu itegeko rya 4 ni ikimenyetso cy'inyuma kigaragaza yuko abantu bejejwe, nk'uko tubisanga muri Ezekiel igice cya 20 umurongo wa 20, nibwo ijambo ry'Imana rigaragaza yuko isabato ari ikimenyetso kiri hagati y'ubwoko bwayo nayo, nk'igihamya cy'uko Uwiteka Imana ariyo ibeza ikabatunganya. Niyo mpamvu isabato ni ikimenyetso cy'umuntu watunganyijwe. Uruka isabato bikwiriye mu buryo bukwiriye nk'ubw'Imana yishimira, abagaragaje yuko ashobora kumvira andi mategeko yose y'Imana. Niyo mpamvu mu itegeko rya 4 Imana yashyizemo ikimenyetso
kandi iyo dusomye mu gitabo cyo kuva igice cya 31 umurongo wa 18 herekana yuko ikimenyetso isabato yatanzwe nk'ikimenyetso cy'Imana cyerekana yuko Imana ari yo muremyi kandi ikaba n'umucunguzi w'abantu. Ikimenyetso cy'Imana ntikizashyirwa ku ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore banduye. Ntabwo ikimenyetso cy'Imana kizashyirwa ku ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore banduye. Ntikizashyirwa ku ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore bararikira isumbwe cyangwa bakunda isi. Ntikizigera gishyirwa ku ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore bafite indimi zivuga ibinyoma cyangwa iminwa ibeshya. Abazakira ikimenyetso bagomba kuzaba batagira ikizinga mu maso y'Imana, abakandida b'ijuru. Nshuti muvandimwe, abantu Imana izashyiraho ikimenyetso cyayo ni abantu bagomba kuba badafite ikizinga na gito. Abantu bitwa ngo ni abakandida b'ijuru, abantu bahinduwe n'ubuntu bw'Imana, nibo abantu bagomba gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana kandi kubabwira yuko umurimo ugomba gukorwa mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Satani arakoresha uburiganya bwose muri iki gihe cyo gushyirwaho ikimenyetso kugira ngo akure ubwenge bw'ubwoko bw'Imana mu kuri kw'iki gihe kandi abatere guhungabana. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko Satani ari gukora ibishoboka byose muri iki gihe cyo gushyirwaho ikimenyetso kugira ngo ubwoko bw'Imana abutandukanye n'ukuri kw'iki gihe kandi ngo abatere guhungabana. Ntabwo uyu murimo wo gushyirwaho ikimenyetso Satani wishimiye, ari gukoresha ibishoboka byose byatuma ubwoko bw'Imana budashobora gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana, kubera yuko ukuri kw'iki gihe ariko gushobora kuboneza imibereho y'ibyamwuka y'ubwoko bw'Imana. Satani ari gukora ibishoboka byose kugira ngo atandukanye ubwoko bw'Imana n'ukuri kw'iki gihe kandi nanone ngo abatere guhungabana. Neretswe ko Madamu Hastings yari yarashyizweho ikimenyetso kandi ko azakangurwa n'ijwi ry'Uwiteka ndetse ko azaboneka mu isi ku isi mu bantu 144,000. Neretswe ko tutagomba kumuririra, azaguma mu kiruhuko mu gihe cy'akaga. Nshuti muvandimwe, ijambo ry'Imana ryerekana yuko ikimenyetso na Madamu Hastings wari warapfuye, wari warasinziriye, nawe yashyizweho ikimenyetso cy'Imana. Nawe yanditse abuza abantu yuko badakwiriye kumuririra, yuko azagaragara mu bantu 144,000. Nshuti muvandimwe, uyu murimo wo gushyirwaho ikimenyetso watangiye kera, watangiye igihe umucyo w'isabato wari umaze guhishuka icya 848. Ukuri kw'isabato kumaze kugaragara, abantu bamaze kwigishwa, bamaze gusobanukirwa n'amategeko y'Imana mu buryo bwuzuye, n'umucyo w'isabato wamaze kujya mu mwanya wayo. Nicyo gihe abantu batangiye kwiga ubutumwa bwa Malaika wa gatatu bushyirisha abantu ikimenyetso cy'Imana. Iyo dusomye nanone uwo ni umurimo wo gushyira abantu ikimenyetso. Ikindi cya gatatu Imana iri gukorera mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi ni ikintu cyitwa umurimo wo kugosora. Reka mbyite ngo ni umurimo wo kugosora. Hari impamvu mbyise ngo ni umurimo wo kugosora. Iyo dusomye amagambo aboneka muri Amosi igice cya 9 umurongo wa 9, amagambo avuga ngo kuko nzategeka kandi nzagosorera inzu ya Isirayeli mu moko yose nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara, ntihagire n'imwe igwa hasi. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko nzategeka kandi nzagosorera inzu ya Isirayeli mu moko yose nk'uko ingano zigosorerwa ku ntara, ntihagire n'imwe igwa hasi. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko Isirayeli yo mu gihe giheruka igomba kugosorwa, ikagosorwa nk'uko ingano cyangwa se ingano zigosorerwa ku ntara, ntihagire n'imwe igwa hasi. Uyu murimo wo kugosora ugomba gukorwa mu bwoko bw'Imana kandi ijambo ry'Imana ryerekana yuko nta ngano n'imwe izagwa hasi, nta ngano n'imwe igomba kugwa hasi. Yesu yavuze amagambo aboneka muri Luka 22 umurongo wa 31 avuga ngo nanone umwami Yesu yabwiye Petero mu gihe kiruhije ati
Simoni dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko wowe ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora. Uyu murimo ukomeye cyane wo kugosora ugomba kubaho mu bwoko bw'Imana mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Ndifuza gukoresha imfashanyigisho kuri iri jambo ryitwa kugosora kugira ngo turusheho kuza gusobanukirwa n'icyo nifuza kukubwira. Iyo barimo kugosora, igikorwa cyitwa kugosora nicyo gikorwa niko tubyita igikorwa gituma amasaka atandukanywa n'inkumbi zayo. Icyo gikorwa amasaka agahunikwa mu kigega, akabikwa nk'imbuto nziza, maze ibindi bishobora gutwikwa. Nshuti muvandimwe, uwo murimo niwe witwa kugosora. Rero uyu murimo wo kugosora ujya ukorwa mu byika bibiri bikomeye. Ikika cya mbere ni igihe habaho icyo bita gushungura, kandi iri shungura rigakorerwa ku ntara, rigakorerwa ku rutaro. Umurimo w'ishungura aho inkumbi ndetse n'amasaka bikiri ku rutaro bigomba gutandukanywa. Inshuro nyinshi hariho gushungura urutaro cyangwa se intara igashungurwa, bakayicunda bakayizana hirya, bakagenda bayijyana hirya no hino, bayizamura hirya no hino, bayisimbiza, bayizamura hejuru, bayimanura. Ubwo buryo bwose bwo gushungura butuma inkumbi ndetse n'amasaka ajya hasi ku rutaro, noneho inkumbi zikajya hejuru y'amasaka. Ibyo rero bibera ku rutaro. Ndifuza kukubwira yuko umurimo uri kubera mu Badivantiste umunsi wa karindwi ari ugutandukanya inkumbi n'amasaka, aho bigomba gukurira hamwe, aho bigomba kubana. Nshuti muvandimwe, muri iki gihe buri muntu wese ahamya ko ari umudivantiste umunsi wa karindwi. Muri iki gihe ari abagiye mu rusengero, ari abatajya mu rusengero, bose bavuga yuko ari abadivantiste umunsi wa karindwi. Muri iki gihe abagorozi biyise abadivantiste umunsi wa karindwi bavuga yuko ari abadivantiste umunsi wa karindwi. Abaruka isabato benshi bavuga yuko mu by'ukuri ari abadivantiste umunsi wa karindwi. Abiyita abadivantiste umunsi wa karindwi ni benshi, ariko ndifuza kukubwira yuko hari umurimo ukomeye cyane urimo w'ishungura riteye ubwoba, aho ubwoko bw'Imana igomba kubutegura ikabuha guhurira hamwe, bugateranirizwa hamwe muri Kristo, naho inkumbi nazo zigateranirizwa hamwe muri Satani, kandi abo bose bakaba bakiri ku rutaro. Rero uyu murimo wo gushungura ni umurimo ugomba gutandukanya inkumbi n'amasaka, ariko inkumbi ziri gutegurizwa kuzajugunywa no kuzamenwa hasi kugira ngo zizacanwe, maze amasaka azahunikwe mu kigega nk'imbuto nziza. Niyo mpamvu dukomeza dusoma amagambo aboneka mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze avuga ngo, ubwo ndi ahitwa Oswego ho muri New York ku itariki 7 Nzeri 1850, Uwiteka yanyeretse ko hari umurimo ukomeye ugomba gukorerwa ubwoko bwe mbere y'uko buhagara ku rugamba ku munsi w'Uwiteka. Neretswe abantu bavuga ko ari abadivantiste nyamara bakaba batemera ukuri kuvugwa muri iki gihe. Nabonye bacitsemo ibice, kandi kuko ukuboko k'Uwiteka kwari hagati muri bo ngo kubagabanya, kandi kubatatanya muri iki gihe cyo guteranirizwa hamwe, kugira ngo abantu b'agaciro kenshi bari muri bo bayobejwe babashe guhumuka amaso, bityo babone uko bateye mu by'ukuri. Noneho iyo intumwa z'Uwiteka zibagejejeho ukuri, baba biteguye gutega amatwi, kubona ubwiza bw'uko kuri n'uburyo kutavuguruzanya, ndetse bagatandukana n'ibinyoma nabo bari bifatanyije, bityo bakakira ukuri kw'agaciro kenshi, bagahagarara aho bashobora gusobanura uruhande baherereyemo. Nshuti muvandimwe, hari abantu Imana izemera yuko ibice bimera nk'aho byacitse, ariko ntabwo abantu Imana ikamera nk'aho ukuboko kw'Imana gutandukanyije abantu.
ntabwo ari ababwiriza butumwa inshuro nyinshi nk'uko bikunda kurangira ari bo babigeretseho, bakavuga yuko ari bo barimo gukora umurimo wo gutandukanya itorero ndetse no kuricamo ibice. Ariko ijambo ry'Imana dusomye yuko ari ukuboko k'Uwiteka kuzakora uwo murimo wo gutandukanya abantu bakunda ukuri n'abadakunda ukuri, kugira ngo abantu barimo bayobejwe babashe gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uwo ni umurimo uzakorwa n'Imana nk'uko twabisomye mu nyandiko z'ibanze, paje 75. Ishingura rikomeye ryaratangiye ndetse rizakomeza, kandi abantu bose badashaka guhagarara mu kuri bashize amanga kandi bashikamye ndetse ngo bitangire Imana n'umurimo wayo bazashyirwa hanze. Umumarayika yaravuze ati, utekereza ko buri wese azahatirwa kwitanga? Oya, oya, bigomba kuba ituro ritanganywe ubushake. Bose bazasaba kuba bagura imirima. Natakambiye Imana kugira ngo ye guhana ubwoko bwayo, kuko bamwe muri bwo bagwaguza ndetse bagapfa. Naje kubona ko urubanza rw'ishobora byose ruri kuza rwihuta cyane, nuko nsaba umumarayika ngo avuge mu rurimi rwe abwire ubwoko bw'Imana. Umumarayika aravuze ati, inkuba zose n'imirabyo byumvikaniye ku musozi Sinayi ntibyashoboraga gukora ku mitima y'abatazakorwaho n'ukuri kumvikana kw'ijambo ry'Imana, ndetse n'ubutumwa bwa marayika ntibushobora kubakangura. Nshuti muvandimwe, uyu ni umurimo w'ishungura wavuzwe ko ugomba kubaho. Rero iyo ishungura rirangiye habaho umurimo wa kabiri bita gucencura, nuko ari igikorwa cya nyuma iyo ingano ndetse n'inkumbi cyangwa se ingano n'amasaka, inkumbi n'amasaka iyo bikiri hamwe ku rutaro, hari umurimo wa nyuma wo kubitandukanya uba ugomba kubaho, aho inkumbi zigomba gutandukanywa n'amasaka by'iteka ryose kandi zikajyanwa mu mwanya wazo, ndetse n'amasaka agatandukana n'izo nkumbi by'iteka ryose nayo agashyirwa mu mwanya wabyo. Mbese ikizazana uyu murimo w'ucencura ni iki? Ni itegeko ry'icyumweru. Itegeko ry'icyumweru, igihe akarengane k'itegeko ry'icyumweru kazatangira, nicyo gikoresha Imana izakoresha cyo kweza itorero mu buryo buheruka. Nicyo kigeragezo giheruka Imana izakoresha cyo kweza itorero ikarikuramo abantu bose batejejwe. Iki gihe buri muntu wese yita umudivantisi umunsi wa karindwi, ariko akarengane k'itegeko ry'icyumweru niko kazatuma abadivantisi b'ukuri bajya ku ruhande rwabo bakagaragara, n'abadivantisi b'icyitiriro bakajya ku ruhande rwabo. Ikizakora ibyo ni akarengane k'itegeko ry'icyumweru. Itegeko ry'icyumweru rigiyeho, akarengane ntigakorwe, aba bantu bakomeza kubana. Buri muntu wese yakomeza kwihamya umudivantisi, kuko iki gihe kwihamya umudivantisi ntacyo bitwaye. Buri muntu wese yumva yishimiye kandi abyirata kuba umudivantisi umunsi wa karindwi. Ariko itegeko ry'icyumweru ni ikigeragezo cyo gucencura, aho abadivantiste b'ukuri bazashyirwa ku ruhande n'abadivantiste b'ibyitiriro nabo bagashyirwa ku ruhande. Akarengane ibi bizabaho, akarengane k'itegeko ry'icyumweru nigatangira, nuko abadivantiste b'ibyitiriro mu by'ukuri badazashobora guhagarara. Niyo mpamvu uyu murimo w'ijwi rirenga, umurimo wo gushyirwaho ikimenyetso n'umurimo w'ishungura, byose biri gutegura abantu bazahagarara badatsinzwe mu gihe cy'itegeko ry'icyumweru, kandi Imana ikazabakoresha bavuga mu ijwi rirenga, kandi bakazaba ari abantu biteguye kuzabaho mu gihe cy'amakuba, aricyo gihe cy'umubabaro wa Yakobo, kandi ari nacyo gihe nanone cy'isukwa ry'ibyago birindwi. Dusoma amagambo aboneka mu ntambara ikomeye, paje 424. Dusoma amagambo avuga ngo, isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira, kuko ariyo shingiro nyakuri ry'intambara ikomeye.
ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu nibwo hazabaho itandukaniro hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko ikigeragezo giheruka ari itegeko ry'icyumweru kandi rizazana itandukaniro hagati y'abakorera Imana ndetse n'abatayikorera. Ariko amahitamo ya mbere azabanza akorwe n'abadivantisi umunsi wa karindwi. Mu mwanya turaza kureba uko bizagenda abandi bantu bo mu yandi madini. Igihe kiregereje ubwo buri mutima w'umuntu wese uzageragezwa. Bazashaka kuduhatira ikimenyetso cy'inyamaswa. Abazaba baragiye birekurira intambwe ku ntambwe mu kumvira amategeko y'isi kandi bakazaba barishushanyije n'imigenzo yayo. Bazasanga bitabagoye kwirekurira mu kumvira ubutware buriho aho kwemera gukobwa, gutukwa, guterwa ubwoba no gufungwa no kwicwa. Hazabaho ibi bintu bigera kuri 5 byose bizazanwa n'akarengane k'itegeko ry'icyumweru. Niyo mpamvu abantu bose bagiye biyegurira n'irutoruto iby'isi basaba. Bizasanga bitabagoye kujya ku ruhande rwo kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa aho gutinya, gutukwa, gukobwa, guterwa ubwoba, gufungwa ndetse no kwicwa. Ibi bintu uko ari 5 nibyo bizeza itorero. Iki kintu cyitwa gukobwa, gutukwa, guterwa ubwoba, gufungwa ndetse no kwicwa ni ibintu bigera kuri 5. Gutukwa, gukobwa, guterwa ubwoba, gufungwa ndetse no kwicwa. Uko ibyo bintu ari 5 byose bizazanwa n'itegeko ry'icyumweru. Bityo abantu bose bagiye biyegurira iby'isi basaba n'irutoruto, abo bose bazahita ko bakurwamo n'ibi bintu kubera kubitinya, maze bahita ko batandukana n'ubwoko bw'Imana. Iki ni cyo bita gucencura. Iki ni ikigeragezo cy'icencura. Ni ukuvuga ngo ni ikigeragezo kizatandukanya ubwoko bw'Imana n'abantu badakorera Imana. Icyo gihe abantu bazemera gutukwa, abantu bazemera gukobwa, abantu bazemera guterwa ubwoba batazaterwa ubwoba, abantu bazemera gufungwa kandi abantu bazemera kwicwa nibo abantu bazasigara ari abantu b'Imana. Nizo ngano, niyo masaka azasigara ku rutaro. Gusigara uri ku itorero ry'Imana, ntabwo iyo Imana iri kubara itorero ryayo ibara itorero ry'abantu ifite mu buturo bwera bwo mu ijuru, ntabwo ibara abari mu nsengero, kubera yuko nta kintu kizahagarika gusenga. Birashoboka yuko abadivantiste gito batazahagarika amateraniro yabo, kandi ku ruhimbi bazakomeza kuhatangariza yuko abantu bagomba kubaha Imana, bagomba kubaha ubutegetsi bwa leta nk'ubwashyizweho n'Imana. Abanyamadini bazakotinga cyangwa se bazakoresha isomo ry'iriboneka mu Baroma igice cya 13 mu rwego rwo kugira ngo bashyigikire inyigisho zabo. Niyo mpamvu bazigisha abantu yuko abantu bagomba kubaha n'ubutegetsi bwa leta nk'ubwashyizweho n'Imana. Nshuti muvandimwe, ibyo rero birashoboka yuko izi nkumbi zizaba ziri gutegurirwa gushyirwa mu muriro arizo zazaba ziri no mu rusengero zino gusenga. Ubwoko bw'Imana buri bwibereye mu butayu nk'uko byakunze bigenda mu myaka yashize. Bityo rero kuba uri uw'Imana ntibigaragarira kuba uri mu rusengero cyangwa utarimo, ahubwo bigaragarira ku isano ufitanye na Kristo. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko impaka zizaba zishingiye ku mategeko y'Imana n'amategeko y'abantu. Muri icyo gihe nibwo izahabu izatandukanywa n'inkamba mu itorero. Akarengane k'itegeko ry'icyumweru kazatuma izahabu n'inkamba bitandukana. Mbese amaherezo y'abantu bazasigara ari ryo torero ry'Imana, abandi bagahinduka inkumbi, abandi bagahinduka inkamba. Bite n'amaherezo yabo? Mbese bizagenda ute
umurimo w'icencura numara kubaho. Navuze ko akarengane k'itegeko ry'icyumweru ariko kazazana uyu murimo w'icencura. Niyo mpamvu ikizabaho tugiye kugisoma. Imirongo yavuyemo abantu izuzuzwa n'abo Kristo yagaragaje nk'abaje mu isaha ya 11:00. Umwuka w'Imana arakorera mu mitima myinshi. Igihe cy'amateka arimbura y'Imana nicyo gihe cy'imbabazi ku bantu kuri ubu batabonye agahe ko gusobanukirwa n'ukuri icyo ari cyo. Umwami azabarebana amaso yuzuye impuhwe. Umutima we w'imbabazi urakabakabwa. Ukuboko kwe kuba cyarambukiye gukiza. Mu gihe urugi rukingwa ku badashaka kwinjira, umubare munini w'abazemerwa n'uw'abantu bari kumva ukuri ku nshuro ya mbere muri iyi minsi iheruka. Umubare munini w'abazemerwa n'uw'abantu bari kumva ukuri ku nshuro ya mbere muri iyi minsi iheruka. Mu gihe abantu babonye umucyo mwinshi nyamara bakanga kuwugenderamo, urugi rw'imbabazi rugomba gukingwa kuri abo bantu. Ariko nanone ruzaba rukinguye ku bantu batagize amahirwe yo kumenya ukuri kw'iki gihe. Nyamara nta n'umwe uzagerwaho n'umujinya w'Imana keretse igihe azaba amaze kubona amahirwe yo kumenya ukuri mu ntekerezo no mu bwenge, maze akakwanga. Hari abantu benshi batarigera babona amahirwe yo kumva ukuri kudasanzwe ko muri iki gihe. Ntibigeze bahabwa umucyo w'ukuri ku ihame ryo gukomeza itegeko rya 4. Usoma imitima kandi akarondora intekerezo zose ntazarekera mu buyobe umuntu wese wifuza kumenya ukuri ku byerekeye intambara ikomeye. Itegeko ryo kuruhuka ku munsi muhimbano ntawe rizatungura. Umuntu wese azahabwa umucyo uhagije kugira ngo abashe kwifatira icyemezo ubwe adahubutse. Numvise babandi bari bambaye intwaro bavugana ukuri imbaraga ikomeye. Uko kuri kwagize ingaruka zitangaje. Benshi bari baragizwe imbohe. Abagore bamwe bari baraboshwe n'abagabo babo. Abana bamwe ari imbohe z'ababyeyi babo. Indahemuka zari zabujijwe kumva ukuri noneho zakwakiranye ubwuzu bwinshi. Gutinya abo mu miryango yabo kose kwari kwashize, ahubwo ukuri konyine niko barutishaga byose. Bari baramaze igihe kirekire bafite inzara n'inyota byo kumenya ukuri, kandi baragukundaga cyane, ndetse kukamababera ukw'igiciro cyinshi kuruta ubugingo bwabo. Nabajije icyateje izo mpinduka zikomeye. Malaika yaransubije ati, ni imvura y'itumba ihembura riturutse ku Mana, ijwi rirenga rya Malaika wa 3. Umubare munini w'abagize iri tsinda wari wagabanutse. Bamwe bari bagosowe maze basigara ku nzira. Abari bantu b'indeba kandi batagiraga icyo bitaho, babandi batigeze bifatanya n'ababonaga ko intsinzi n'agakiza ari by'igiciro cyinshi, bagakomeza kwinginga kandi batakamba ku bwabyo. Bene abo ntibigeze babibona, ahubwo basigaye mu mwijima, maze imyanya yabo ihita igibwamo n'abandi bakiriye ukuri bakaza mu itsinda. Abadayimoni bakomeye bakomeje kubibasira, nyamara ntibabashaga kubatsinda. Inyandiko z'ibanze paje 209 na paje 208. Nshuti muvandimwe, ayo magambo arakomeye cyane. Nuko tubona ko abadivantise b'icyitiriro imyanya yabo izahita ko igibwamo n'abandi bantu bakabasimbura, mu gihe abandi urugi rw'imbabazi ruzahita ko rukingwa kuri bo. Urugi rw'imbabazi ruzaba rukinguye ku bandi. Abo bandi urugi rw'imbabazi ruzaba rukinguriye nibo bazasimbura ba bandi urugi rw'imbabazi rwakinzwe. Niyo mpamvu abo bose nabo bakomotse aribwo bwoko bw'Imana bukomotse muri Babuloni, nabo bazahita ko bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana kandi batange umuburo mu ijwi rirenga, bahabwa imvura y'itumba izabateguriza guhagarara mu gihe cy'amakuba ya Yakobo.
nguko ku isi hazaba hariho amatsinda agera kuri 4. turabona amatsinda abiri akomotse mu badivantiste umunsi wa karindwi, kandi nanone ku isi muri rusange mu madini yose agize Babuloni tuzaba dufite ubwoko bw'Imana buri muri Babuloni n'abandi bantu bose bazanga umuburo w'Imana. Abo nabo bazaba bari mu byika bibiri. Nshuti muvandimwe, niyo mpamvu abadivantiste b'icyitiriro bazahita ko bahuzwa n'abantu bazaba bafite ikimenyetso cy'inyamaswa, bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa bo muri Babuloni, maze nabo bahurire hamwe nk'inkumbi zigiye gutwikwa, maze bose bazasogongera ku byago 7. Maze kandi nanone ku rundi ruhande tuzaba dufite abadivantiste bemeye gukorerwa umurimo ugomba gukorwa mu itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi imbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Maze aba badivantiste itegeko ry'icyumweru ritangazwa bazatsinda, kandi igihe ishungura rizaba rimaze kubatandukanya na bagenzi babo b'ibyitiriro, aba badivantiste b'ukuri niyo Imana izakoresha. Ibyanditswe byera byavuze ngo bazaba bejejwe baboneye bose bateguriwe guhabwa imvura y'itumba. Iyo mvura y'itumba icyo izabamarira nuko bazabwiriza mu ijwi rirenga, bagomba kumurikishiriza isi yacu ubwiza bwa Malaika wundi uboneka mu byaje 18, maze bakararikira ubwoko bw'Imana muri Babuloni kuyisohokamo, maze bagafatanyiriza hamwe nk'umukumbi umwe. Abo ni bo bwoko bw'Imana bwo mu gihe giheruka, nibo bantu 144, kandi bo bazaba bahagaze imbere y'Imana nta muhuza. Nibwo abo bantu bazajya mu ijuru badapfuye. Nshuti muvandimwe, turaza kubona amagambo nanone agaragaza amaherezo y'abadivantiste ku izina. Mbese abadivantiste b'icyitiriro bizagenda ute? Mbese urubanza rw'Imana kuri abo bantu ruzaba rumeze ute? Ikintu cya mbere nuko ibihano by'Imana bizisuka ku badivantiste. Ibyago 7 nibitangira nuko bigomba gutangirira ku nteko nkuru rusange y'abadivantiste umunsi wa karindwi, kandi bigakomeza mu nzego zose zigize itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi, kugeza ku bayobozi b'amakuru b'itorero, kugeza ku bayobozi b'imiryango mu ngo. Abo bayobozi bose bitwa yuko ari abakuru muri Ezekiel igice cya 9 bicaye imbere y'ubuturo bwera. Reka tubisome mu gitabo cy'ibyaduka byo mu minsi y'imperuka agasubika 908. Hari amagambo avuga ngo aha turabona ko itorero ubuturo bw'Uwiteka ari ryo ryabaye irya mbere mu kunyweshwa ku gikombe cy'umujinya w'Imana. Nshuti muvandimwe, itorero ari ryo buturo bwera bw'Uwiteka. Mbese Kiliziya Gatolika ni ubuturo bwera bw'Uwiteka? Amadini ya Giprotestanti ni ubuturo bwera bw'Uwiteka? Ubuturo bwera bw'Uwiteka buvugwa ni abadivantiste umunsi wa karindwi. Niyo mpamvu bagomba kuba ari bo ba mbere bagomba kunyweshwa kuri iki gikombe. Turakomeza tugasoma amagambo avuga ngo abakuru, Ezekiel igice cya 9 umurongo wa 6, ari nabo Imana yari yarahaye umucyo mwinshi, kandi bakaba bari bahagaze nk'abarinzi b'inyungu z'iby'umwuka z'ubwoko bw'Imana, bagambaniye ibyiringiro byabo. Aba bakuru bari bahagaze nk'abarinzi b'inyungu z'iby'umwuka z'ubwoko bw'Imana, bagambaniye ibyiringiro byabo. Nuko abayobozi b'itorero mu nzego zose bazagambanira ibyiringiro byabo, kandi ibihano by'Imana bigomba guhera kuri abo bakuru bicaye imbere y'ubuturo bwera nk'uko bigaragazwa muri Ezekiel igice cya 9. Niyo mpamvu nanone tuza kubona yuko tubibona nanone mu gitabo cy'intambara ikomeye. Dushobora kuzabyiga mu cyigisho cyitwa ngo isinduka umusaka. Abantu muzasoma icyo cyigisho nabyo muzabibonamo. Iyo dusomye amagambo aboneka mu byaduka ingingo y'143 aravuga ngo ku bantu bishimira umucyo wabo nyamara bakaba badashobora kuwugenderamo, Kristo arababwira ati niyo mpamvu mbabwira ko ibitangaza byakorewe hagati muri mwe iyaba byarakorewe muri Tiro n'i Sidoni baba barihannye kera bakambara ibigunira bakisiga ivu.
niyo mpamvu babwira ko ku munsi w'amateka i Tiro n'i Sidoni hazahanwa igihano cyakihanganirwa kuruta icyanyu. Nawe Kaperinawumu, abadivantisi umunsi wa karindwi bakiriye umucyo mwinshi, mbese aho uzazamurwa ugezwe mu ijuru ku byerekeye n'amahirwe? Oya, ahubwo uzamanurwa ugezwe ikuzimu mu bapfuye, kuko ibitangaza byakorewe muri wowe iyo biba byarakorewe muri Sodomu, na n'uyu munsi iba ikiriho. Niyo mpamvu mbabwira ko igihugu cy'i Sodomu kizahanwa igihano cyakihanganirwa kuruta icyawe. Nshuti muvandimwe, nuko hari ibintu nifuza kubabwira, wenda turi kwerekeza umusozo muri iki cyigisho. Nuko amahitamo ya mbere yo kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa ikimenyetso cy'Imana azakorwa n'abadivantisi umunsi wa karindwi mu murimo bita icenshurwa. Uyu murimo bita icenshura nurangira uzarangira ubatandukanyije by'iteka ryose, utandukanyije abadivantise b'ibyitiriro n'abadivantise bukuri, bizarangira bibatandukanyije by'iteka ryose, kandi abadivantise bukuri nibo bazahabwa imvura y'itumba mu gutanga umuburo uheruka, bakura ubwoko bw'Imana muri Babuloni. Abo b'icyitiro twavuze yuko imbabazi, urugi rw'imbabazi ruzakingwa kuri bo, rugakingurirwa abantu bategeze bagira amahirwe yo kumenya ukuri. Niyo mpamvu igihe cy'itegeko ry'icyumweru ni amahirwe ku bantu bose batigeze bamenya ukuri kwerekeranye n'isabato. Niyo mpamvu hari umurimo ukomeye cyane ugomba gukorwa mu badivantisi umunsi wa karindwi mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa. Abazaba bari ku isi ubwo Kristo azahagarika kuvuganira abanyabyaha mu buturo bwera bwo mu ijuru, bazaba bagomba guhagarara imbere y'Imana yera badafite ubahuza nayo. Amakanzu yabo agomba kuba azira kubaho ikizinga, imico yabo igomba kuba yejejweho icyaha n'amaraso y'umukiza yasheshwe. Kubw'ubuntu bw'Imana no kubw'umuhati wabo udacogora, bagomba kuba banesha mu ntambara barwana n'ikibi, mu gihe urubanza rugenzura rugikomeza gukorwa mu ijuru, kandi ibyaha by'abanyabyaha bihana bikaba biri gukurwa mu buturo bwera. Hagomba gukorwa umurimo udasanzwe wo kwezwa no kuzinukwa icyaha mu bana b'Imana bari ku isi. Uyu murimo uvugwa mu buryo busobanutswe mu butumwa bwo mu Byahishuwe 14. Igihe uwo murimo uzaba urangiye, abayoboke ba Kristo bazaba biteguye kuza kwe, maze amaturo y'Ubuyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka ashize. Bityo rero itorero Umukiza azakira ubwo azaba agarutse rizaba rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, maze iryo torero rizaba ari ryiza nk'ukwezi, rirabagirana nk'ikizubazuba, riteye ubwoba nk'igitero cy'ingabo zigendana ibendera. Intambara ikomeye paje 336. Ndangije iki cyigisho nkwifuriza kuba mu badivantiste bukuri. Imana iturinde kuba mu mugabane w'abadivantiste b'icyituriro. Imana idufashe tumashe muri iyi minsi, idushoboze gukorana nayo kugira ngo idusoreze umurimo. Ibyo ngibyo ndabyisabiye, namwe mbibasabira mu izina rya Yesu, amen. Kadusenge. Urakoze cyane Data wera wo mu ijuru, iyi minsi turimo irakomeye cyane, dushoboze kuba mu ruhande rwawe, mu izina rya Yesu, amen.